banga ibintu babikore babibyaza umusaruro neza. So mu bigaragara rero habayemo upgrade muri quality. Nekereza ko iza ko ari match igiye. Niba mwumva neza. Abakunzi ba APR bamaze imyaka 2. Yego. Nta mupira babona. Yego. Hatwaye ibikombe nibyo. Baratsinze imikino nibyo. Ariko cya kindi cyitwa entertaining football. Donc uburyo bw'imikinire ariko bunaryoheye abantu, uburyo busomeka ku buryo ngo bari gukina ibi bintu, bari barakina ibi bintu ariko uburyo bwa bundi abafana babitera hejuru bikanye. Ntago byabaye kenshi. Umwanya no barakinaga bakabona barakina ibintu biri objective. Gushaka igitego bakagitsinda bagahita bakirinda tayari bikabirarangiye. Kwa Darkonovic, kwa Thierry Froger nuko byari bimeze. So niba nkumva neza hari uburyo bw'imikinire ya APR bwahindutse bwaba sinzi niba bizabikina no mupira unashimishije. Match ya Gasogi nayo wigeze ariko highlight warazirebye. Niba urabonye ko iyo game approach ubwo buryo bw'imitekerereze bwo gukina no kubaka kwa APR warabonye, nubwo ira match utavuga ngo ureta wemeza koko irangira ryamaze gufata 100%, ariko nibura igitekerezo cy'umutozo urakibona abakinnyi kuko ibyo bari gukina barashaka gukora ibyo umutozo yabasabye, ndetse n'ibyo yababwiraga wabonye ko noneho icyo kintu cya defense ndetse n'iyo pressing baza kwikora. Ama irigana tariyongeho uburyo bw'imikinire icyo bufasha ukoresha imbaraga nyinshi uri gucezinga umupira, nuba uri kuwushaka ariyo pressing ukubitira ikipe ikiri wayo. Hanyuma iyo muubonye buriya buryo bwo kubaka no guposesinga no kubana umupira bw'amatake plus kuko nuvuga ngo iyo mwubaka nuvuga ngo mufata sector umutoza bigena n'umutoza ubera ngo ndashaka ko muza kubaka amateri inshuro ebyiri baro mukireke pera muri bakatere ya mbere muzamuka mu waki ya kabiri ni muyubaka noneho mureta mufuga umupira mujye muri wide ari byo ngibyo yavugaga byuko Mamere Dawo ahita sora umupira agakora iyo pass transversal. So ngo rero iyo mukoresha imbaraga nyinshi mushaka umupira iyo mumaze kurekipera ara materiye mukina turatuza umukina turiye mudukina mwegeranye harano noma mu buryo bwo kugira ngo zambaraga mumaze gukoresha muzigarure muri kwinjiza umwuka uko kubaka materiye kuko mupasanya mwegeranye. Iyo mupasanya mwegeranye babakinnyi batari muri iyo groupe iri gupasanya bivuga ngo nabari kwire groupa bagenda gahoro ntabwo bari kwirukanga batanga izo option. So bivuga ngo n'uburyo bw'imikinire ukoresha imbaraga ushaka umupira wawubona ukayeba mugenzi wawe ari kuri no gushyiramo akantu kugira ngo winjize umwuka unagarure za mbaraga wakoresheje. So navuga ko n'uburyo bwiza bw'imikinire ku buryo match yo no munsi ya Gorilla ndetse na equipe APR iza kubishingiye cyane muri mediane kubera ko niho hantu hatanga ibisubizo bw'uburyo imipira iza gusohoka ijya muri wide cyangwa se ufungura cyangwa se ukinjiza ufite barutayiza mu bijyana n'uburyo bw'imikinire kuko uburyo bw'imikinire umutozi yagiye kubaka igitego harugira ubyo avuga ngo imipira ngiyo iraza kugenda through za passes zijya imbere cyangwa ndabanza nkore wide imipira ijya mu mpande nijya mu mpande babakina bakinaga hagati barabamaze kuzamuka nze kwisanga afite umubare w'abakinnyi benshi muri Seno Stade cyangwa se afi rubwa rw'amahina ku buryo bwanjye bwo kubaka igitego no gupressa equipe defense equipe nza kuba mfite icyitwa sirinombre cyangwa se umubare mwinshi w'abakinnyi banje bari kwataka defense. Hanyuma ngo ikindi kintu aza gukora rigani uyu munsi abantu babonye 11 yagiye akinisha kubera ko umutoza Talib ni umutoza wa APR Talib atekereza ko agomba kugerageza abakinnyi bose kugira ngo azamenye bazajya akinisha. Bavuga ngo uyu munsi ayaragenda agerageza andi makombinezo n'andi partnership. None niba bushize arakoresheje wenda mediane irimo Dawo ruboneka na pass. Uyu munsi araza guhindura ashyirimo abandaza nimo baba Lampte ashyirimo ba Dauda agenda areba ayo aba bari kumwe bakina gutya ku buryo azajya gutangira championnat yamaze kumenya abakina neza mu buryo bwo gutanga umusaruro ubwo no mu bice by'imbere ashaka kuza kugenda hindura kubera ko buriya bari bafite amakuru ko match ya Gasogi ntabwo bayifashe nka test nziza bura ku bantu batamenya amakuru. Buriya Gasogi cyane ko ari umukino wa mbere wa gishuti kwari kugira ngo bahaguruke. Buriya Gasogi mpamvu singo bine buriya Gasogi bari bavuye mu munsi mukuru wabo ku gatandatu muri Serena bategura umunsi ni match batateguye cyane pe. Buriya Gasogi ni match batashyizemo imbaraga mwabonye abana bakinnye hari abakinnyi batakoreshejwe hari abakinnyi bafite ibibazo nka Kim umwe mu bakinnyi babafashije buriya mukinnyi kuri gatatu itwa Jean Dodi amanye ibibazo byo muri famille buranyine ntabwo yari test nziza kuri Gasogi niko babifashe. Uyu munsi kuri Gorilla babona ko ari imwe mu makipe yakoze imitozo myinshi ifite umutozo umenyereye imwe mu makipe nasoze shize yari komika ntaratakaje abakinnyi bari kubona ko ari test nziza kongera ko execute ibyo APR ishaka kugikina ariyo mpamvu nyine ashaka gukora izo shanjoma kugira ngo arebe uburyo abakinnyi bahagaze rwose pe. Abantu baraza kubona umukino utandukanye no kuri Gasogi ikaba hari abakinnyi yasinyishije abantu bibazaho
Memel Dao abantu babonye match ya Gasogi baramukunze cyane bavuga yuko afite sharpness arihuta no musore uzi gutera ama set pieces burya ngo bamaze kuyakora kuri Roneka kera ibe kufra ibe kona ibiteretse buryo ibiteretse ubumoso ibiri kuri biri hafi ikintu cyitwa guterura umupira kwizigira yego nyine kwa kundi uterura bariri imbaraga ewan ukabona ko nyine ufite itako nyine ririmo kabisa umwitozo kwa kundi ikubita kandi nyine bifite icyo kintu uvuga cya precision donc ugatanga accurate passes zigera ku bantu neza uyu mugabo uyu musore muto yitwa Memel Dao ikintu cyitwa gutanga umupira arabizi pe passe iyo qualité technique passes ni nke cyane zipfa ikindi ni kuri movemaze ni umusore umutoza asa n'ushaka guha icyo twita free roll niwe muntu ameze nka kuri Vitinha ameze muri Paris Saint-Germain niwe muntu ufite uburenganzira bwo kujya gusabira baro muri defense ya APR akabwira ba Clement ngo ni muyimenye izamukana kubera ko afite umubiri noneho unabimwemerera nyine ari supre cyane yihuta ntago aremereye ewana ntabwo karuha nyine yego na gasore gafite nyine amagara meza ajya kumera nk'umusore wanyuze muri APR yitwa Titus Mulama nubwo yaranyunyutse cyane niba abakinnyi baba bameze nk'akanyugunyugu ntafatika nta mubiri ntaki ariko na kantu nyine ubona nyine ndi gushaka style yabo bakinnyi Burayi kamagara mato ariko nyine kaceremba kihuta cyane gameza ba John Neves uyo muri PSG uburyo nyine akora ubugabo nyine bw'amagara mato kaga playmaker Karima trick mu mikino y'ubwenge bakinira ku ruhande akina Neves ubona bafite inkoko kwa Vitinha Pedri ni ba Neves gakora cyane Pedri kuko no ba Pedri cyane ukongeramo akantu k'akavuduko ariko bita ngo aba deploying playmaker ingero dutanga hari abantu bajya bavuga ngo nimwe mwica abakinnyi iyo tuvuze ngo Pedri nuko hari umuntu utari gukura image y'umuntu urumva nicyo bita ishushanya ntabwo ari igereranya rya bihwanye namwe uburyo bwari umuntu ujya gutanya ngo navuga ko baguze Pedri ngo twababonye uyu rero ni umwe mu ba playmaker vraiment ushaka kuzaba mwiza njya nkurikije ibintu Lamine Ba yakinaga sezi ishize ni upgrade rwose ku bamubonye bavuze yuko Lamine Ba bamushinjaga ikintu cya lance gutinda donc arafata barakayitindana ikindi Lamine yashinjwe TV kuri YouTube yacu n'urugero rwiza cyane Cole Palmer thank you style zabo bahungu kabisa ariko Cole Palmer ni yihuta nanone nawe Cole Palmer ntabwo yihuta urumva ko ako ka speed twashagaga rega bari abakinnyi twashaga umukinnyi nyine ukenera poste ariko wihuta anyways ikindi kintu bura kuri Lamptey na Lamine Ba urabizi ko ari wenda bari kuri uwo mwanya ikintu bashinjwaga bashobora gukina neza APR ifite umupira ariko idafite umupira ukaba utabatekereza uyu Memel Dao rero we iyo mufite umupira ni mwiza ariko mutanafite baro abafasha kuyishaka akayigaruza afite iranga nyine ko gusohokana naboneka bakajya gupressinga kuri inyambere ya defense adversaire ni keza William Togui nawe afite uko asobanurwa ubundi ntabwo afite ibyo bita amakarite technique ahambaye ibyo kudiribra amafente gucenga cyane ntabwo ari ibintu bye cyokora afite ibindi bintu byiza umuntu yamushimira bavuga yuko muri boxi ni umukinnyi ufite vivacité ariho ntabwo ari preza gusa physically ari dynamique nyine uramwumva donc arakora ama movement defense irarangara arakora iyo tapping nk'igitego yatsinze arasohoka abanze ajye kubihisha ku ruhande abanze a deploying yo uyu musore ku ruhande watara abe araho muri box inyuma ze nka surprise ariko icyo bavuga cyiza afite nyine no musore udakora ibintu byinshi kuri baro ni sharp shooter nayibona nziza arayifunga arayitera mu izamu so bakavuga yuko kuko afite abapaseri bahagije bazamuha imipira twabamubonye baraboneka ba Memel Dao bawatara n'abakinnyi kuri 2 na 3 we icyo asabwa ni ukugerageza kugira efficacité imbere y'izamu donc kugerageza kudakora amakosa menshi ku mipira ashobora kubona ayibyaza umusaruro ku kigero cyo hejuru uyu ni umukinnyi urebye profile ye mu by'ukuri na responsabilité umutoza ashaka kumuha ntabwo zirimo cyane akazi ko gufasha mu cyo bita kubaka umukino wa APR bya bindi bavuga ngo garuka muri build up cyane ngo garuka ngukora amatushe menshi kuri ballon we be there muri metero 30 uvuye ku izamu
humekera aho ngaho ukomeze ukora amamuvuma aba bahungu baramakinga ashobora ko bariza ikakugeraho nawe icyo unkorera yifunge yirase mu izamu gifite amashoti gifite umubiri ni urusore afite umusore mu kirere arasimbuka afite tapiri mwanya nk'igitego yatsinze kuri passe yarevuye kuri barafinda depoza neza kabisa ukuntu yakoze ouverture DPA kandi ari nka contre nyine donc niba baro bayimuhaye ari kureba mu izamu iburyo agatambika ikirenge bari gasoreza ibumoso ibintu biba bikomeye abantu bari ngo umukinnyi yatsinze igitego ariko nturebe ngo yagitsinze ate kuko wowe baguhaye baro barafinda yaguhaye premier poto yawe iberi iri iburyo